akabikora ariko anyuze mu buryo bw'ibanga, akabikora atagaragara ariko bigakorwa. Izo nizo bita mysteries, nibyo byita ibintu bya siri. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kuko tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ubwo muranyumva? Yego. Niba munyumva mubwiye bamira cyane. Satani akora ibikorwa bikomeye ariko abikora mu buryo bw'ibanga. Ushobora kuba umukorera ariko mu buryo utazi ko ari gukorera. Ushobora kuba uri umuyoboke we kuko ndashaka ko bigaragara, ntashaka ko bimenyekana ko ari we uri gukora ibyo bintu, ntashaka ko ibyo uhaye unyuramo byamenyekana ko ari uri kubikora. Mwanyita haleluya. Niyo mpamvu amakimbirane aba mu rugo mugatungana intoki. Donc Satani we yakoze mu buryo bw'amayeri, aho kugira ngo umubone ukabona uwo muri kumwe mbere hose ko byarabaho. Nukuvuga ngo abikoze mu buryo bw'ibanga. Niyo mpamvu iyo yatubwiye ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Donc Satani ntashaka ko ibihe bijya ku mugaragaro. Tubanze tumukomera amashyi menshi cyane. Iyi si murimo, iyi si dutuyemo ikorera mu mamabi. Hari ubwami bw'Imana bukorera mu isi, hari n'ubwami bw'amayoberane y'umwijima ya Satani nayo akorera hano mu isi. Kandi yaba ubwami bwa Satani bukora mu ibanga, n'ubwami bw'Imana nabwo bukora mu ibanga. Ayo mami yo akorera mu mabanga. Nicyo ngiye kuguhishurira ubuye. Mwanyitaze hafi. Amen. Mwanyitaze cyane hafi. Amen. Abantu bakaba kubona bagumiza Imana batabana. Muvuge cyane amen. Amen. Uruhugiza ku minota 3. Uwo ngo aba yarayabona. Ko ndaje nzabitegekera uzabaza uzakora iperereza kuri uwo muntu. Umva, hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo banze umenye. Iyo usoma Bibiliya iyi, hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho, ugomba no kumenya. Abandi amatwi muvuge amen. Amen. Bibiliya y'ibyo byo kuvuga byose byitwa ibyaha, ariko hari ikintu cyitwa dhambi, icyaha. Uyu munsi ndababwira kucyumvira n'ababwirije. Uyu munsi ndabigisha dhambi, sin, icyaha. Icyaha kamubwire ko nubwo Imana yo kubwira ngo ukora iki kintu ukayiteguha kuri yo, uyikoreye icyaha. Icyaha si ngombwa ngo utekaye cyangwa ngo ubane ngo kive bibiri bitatu y'uwo birangiza. Ahubwo icyaha ni ikintu cyose kinyuranye n'amahame cyangwa n'amabwiriza y'ijambo n'ijwi ry'Imana rivugana nawe, uyikoreye icyaha. Igihe wakoze icyo kintu biragusaba gukora icyo bita kwihana. Yesu we muvuge cyane amen. Amen. Nukora icyaha biragusaba kwihana, kugaruka imbere y'Imana ukavuga ati naguteguje Mana, nakoze iki ndasaba ngo wongere ndebe. Kandi icyaha ndagira ngo mbwira abakristo mukomeye, ntabwo icyaha kigukura ku mwana w'Imana. Icyaha kigukuraho ubusabane bwawe wari ufitanye n'Imana. Sinzi ko muri kunyumva neza. Mwanyita haleluya. Amen. Mwanyita haleluya. Amen. Mwese hano urabona abenshi n'ababyeyi. Ninde muntu umwana we yaza akiyanduje cyane, wambaye umwenda w'umweru ukamuterura. Haruhanya akana kawukunda kabisa nuko kaba kameze kose, akaza yiyanduje wakubise wayiti yawe, wambaye umwenda w'umweru byebye, kuva n'umwana wawe umuterura. Murabeshya. Yewe n'umubyeyi, iyo umwana aje sa nabi
umaze gukora uravuga ngo ni mumuzi. Magita haleluya. Magita cyane haleluya. Keretse agiye gupfa, keretse arwaye, keretse ari ibindi bibazo bye, ariko mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe kabisa nta kibazo ufite, nta kibazo. Uyu mwana ufata akaboko ukajya kumwoza cyangwa ukamuhindura imyenda, rero ukavuga ati mwana wanjye bayo n'abantu beshya, uri kumbeshya cyane. Umwana